Hello friends, welcome back again kuri Patience TV show. Nari maze igihe ntabiyereka. Today rero navuze ngo reka mbiyereke kubera ibintu byambayeho. Ubu turi saa sita z'ijoro, my dear. Harya ngo murashaka kuza? Welcome. Hano urakora akazi. Haba hari ikintu cyitwa akazi, my friend. Ubu turi saa sita z'ijoro. Ibyombo. Ndavuze reka noze ibyombo kuko ejo ngomba kuba mfite umwana. Si ibi ni ibya nonaha, ubwo harimo ibyo nkoreshejemo juice by'umwana ariraho. Mana we, ibi byose bireba iki? Bireba umugore. Abagore turavunika we. Abagore turavunika pe. Saa sita z'ijoro ndabyutse, ubwo maze gutegura aka juice hano. Ndavuga ngo mu rwego rwo kwigabanyiriza akazi rero reka noze ibyombo. Ubwo murumva n'umwana yakojejemo. Ubundi harya mukavuga ngo ni paradizo. Paradizo. Ngwino muri paradizo. Welcome. Hano uzaze uzi neza ko uje kwikora buri kantu kose. Uze uzi neza ko cyakora wenda guteka byo wajya no muri restaurant wakora ibintu nyine bigiye bitandukanye. Ako my friend, wavuga ngo ni paradizo. Simberetse se turi saa sita, to be honest. Kandi mu saa 12 abiwacu muraho ndabashuhuje. Ngaho urimo kuvuga ko twibere muri paradizo. Ni karibu tuyibane. Ibintu bikugera cyase bizira icyarimwe, uri buteke, uri bwoze, uri bukorope. Reba umukoropesha ari ntabonye. Tajya mubona tutavuga mu gihe ntituzi kuvuga. Ducecetse. Noneho iyo witwangura cyari mu rugo urakora. Ko ntabwo uri bujye mu kazi, ugomba gukora kandi nibyo. Niba rero upanga kuzaza, shaka ahantu ujya, ube mu nzu yawe wenyine cyangwa se n'umuryango wawe, wirukana abakozi. Wirukana abakozi ureke kubimenyereza. Ubanze wige kwikorera. Banze umenye kwifura byo si ikibazo, n'ibyombo sometimes si ikibazo ko ntago abantu bose bagira imashini. Nanjye imashini ndayifite ariko ngiye nkunda kwikoresha, nkunda gukoresha amaboko yanjye. You know. Wirukana umukozi. Numara kwirukana umukozi, utangira ubyikorera. Numara gutangira kubyikorera, bizaguhereza future. Cyerekezo cy'imbere n'imbugiye kuza. Koza ujya mu kazi wabikoze, wogeje ibyombo, wakoze amasuku nyine nk'umugore. Aro turi kujana. Hi my family and friends, thank you for watching this video. Ndavuze mana yanjye saa sita z'ijoro kambyuke ndeke gusinziraho. Noneho mbanze ntegura ibyo ntegura, noze ibyombo kubera ejo biba biri so tough kwirwana umwana arira nta handi buje nyine turi kumwe. Ono wanjye atangiye kubaga na sigazi kwivana haraka kujya aho ashaka. Bisaba kumuba hafi. Rero guys, niba witegura kuza, shaka inzu na family yawe cyase nimba uzaza wenyine, tangire ube wimenyereza kwikorera ibintu byose. Wimenyereza kwikorera akazi. Bitabaye ibyo muzambwira. Sinari nsutse simwayonaga. Hano iyo udashaka gutanga amafaranga menshi yawe ngo uyatakaze, ufite ibintu byinshi byo gukora, urisukura. Iwacu mu Rwanda nago nikoza ku musatsi reka. Nayaga muri salo. Ariko ubu niyo utabizi urabimenya.
narisukuye, abagore bazi gusuka n'inyuma murabizi ko tuba dufite ibisuku, naho ngerayo kandi njyenyine, ndi njyenyine. Ubwo rero cyo nakubwira niki, reka ikintu cyitwa kwimenyereza abakozi, uko hano ntabwo bizakunda. Umukozi wa hano uzamuhemba 3,000,000, ukora 5,000,000 uzayabona. Uri bwishyura inzu ya 3,000,000 cyangwa se 1,000,000 cyangwa se 2,000,000 n'igice, ntabwo byavamo. Iga kwikorera, iga kubyikorera niba witegura kuza. Naho niba utabyitegura sha rwose nabagufasha na 5 na 6 wabakoresha. Thank you for watching, thank you for listening. Ubwo ndabwira mwe mwitegura kuza. Ndabashimiye, amahoro Imana abane namwe, ndabakunda, bye.